Iyi proje umusaruro wayo ni mwinshi urigaragaza. Zimwe mu mpamvu zateraga ibyo byose zavuyeho, navuga zavuyeho mu buryo ki, aho usanga amaterasi, buriya amaterasi ni kimwe mu bintu bifasha mu karere kacu, ariko cyane noneho mu mirenge ifite ibyo bibazo twari tuvuzeho by'umwihariko, aho amaterasi agera kuri hegitari 141 n'ibice yaciwe aho ngaho muri ibyo bice, cyane hariya za Bigogwe n'ibice bindi bya Rambura na Muringa. Ahantu ubundi hageze amaterasi hari byinshi byiza bihagaragara, kuko n'umusaruro uhita wiyongera. Kubona inka zimeze neza, mfite inyungu ku mata zino nka, urabona zifite ifumbire. Iyo njira muri ano matarasi ya zino nka, nyashinya iyo nakuye ibirayi mfata ifumbire ngaca amasimu ngavanga n'imvaruganda, noneho izi nka icyambere nkabona umusaruro w'amata, nkabona umusaruro w'ibirayi. Ariko aho Sebeya yaziye yadukoreye ayo materasi, turangije duhereza n'amatungo, tubona ifumbire yo gushira mu materasi. Ubu ngubu turashima rwose mu mushinga, kuko mu mishinga yose yaje muri kano gace nta mushinga wigeze kuza ufite ubushake bwo kuzamura abantu nk'icyo cya Sebeya. Hari harimo ibikorwa byo gutanga inka ku baturage kugira ngo babone ya fumbire ijya gukora muri ya materasi. Kugeza ubu inka zaratanzwe zigera kuri 830, hatanzwe nanone n'amatungo magufi agera mu 2200 mu baturage batuye muri iki Cyogogo, ariko nanone hatanzwe ibigega bifata amazi. Ibigega bigera kuri 620 byatanzwe mu ngo n'ibindi 35 ku mashuri kugira ngo bifate amazi, ariko nanone habayeho gutanga rondereza kugira ngo bahangane n'ibicanwa. Ariko nanone navuga ko iyi proje umwihariko wayo nuko ibyari biri mu nshingano ibishoboka ko umuturage yakora ari abaturage babyikoreye. Nta kenda nabonaga, byagasabune nabonaga, ariko umushinga gwaraje, amafaranga nakuragamo nayo nakuraga muri ibi gukora umuhanda, ayo mafaranga ngangiriye akamaro, niteje imbere. Ariko nari ndi hanze, ariko nabashije kwigurira ikibanza. Niba ari ibiti biri aho, niba ari ayo materasi, niba ari ibyo bikorwa byose byakozwe bahawe, bagomba gukomeza kubikurikirana. Ariko nanone tukabasaba kenshi, tugendeye no kuri biriya bibina byabayemo, ko muri ibyo bibina bigomba gukomeza, bikaba byabateza imbere mu bundi buryo. Ntabwo bagomba kureba aho bagarukirije icyo gihe, ahubwo bagomba kureba n'uburyo bagomba kwaguka, kugira ngo umushinga haba ari kuri bo, haba no ku bana babo, n'undi wese ajya avuga ati hano hantu kera hari hameze gutya, twari turiho mu buzima bubi bitewe n'impamvu z'imihindagurikire y'ikirere, ariko kubera umushinga Sebeya ibintu byagenze neza. Ibi ngibi nibo tubikesha, hamwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Yavuga kubungabunga uyu mugezi bizatuma Sebeya ihinduka urubogobogo. Birashoboka ko tubona n'ubundi gisa kwa kundi? Murakoze. Hari ibipimo byafashwe mbere y'uko iyi proje itangira, ibipimo by'amazi, karite y'amazi. Noneho ubu natwe turi kurangiza proje, turi gufata ibindi bipimo kugira ngo aho twagiye tubifata turi kubona ko harimo ikinyuranye, ariko kugira ngo bigere ku mazi ameze neza adafite imyanda muri yo, hari ibindi bintu nanone tugomba kureba bitandukanye. Haracyari ubucukuzi butandukanye muri uyu mugezi, ubucukuzi bw'umucanga, hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki Cyogogo. Haracyari n'ibindi bibazo nanone bigenda bikorwa ku buryo kuvuga ko ahisabo urwego rw'ubu ngubu tutarahagera, ariko turi mu rugendo. One of the things that we are already discussing within the project and with the government, that in addition to all this landscape restoration and integrated water resource management interventions, which are crucial to getting the water clean again, the government also really has to look in how to improve mining practices in the Sebeya, but also in other catchments, to really get the water clean, so it's very safe for people and for livestock to drink.